umuryango wawe umeze ute? Ma famille va très bien. Umuryango wanjye umeze neza cyane. Quelle nouvelle? Makuru ki? Les nouvelles sont bonnes. Amakuru ni meza. Quelle nouvelle de ta maman? Amakuru ya mama wawe. Les nouvelles de ma mère sont bonnes. Amakuru ya mama wanjye ni meza. Quelle nouvelle de ta famille? Amakuru y'umuryango wawe. Les nouvelles de ma famille sont bonnes. Amakuru y'umuryango wanjye ni meza. Quelle nouvelle de ta femme? Amakuru y'umugore wawe. Les nouvelles de ma femme sont bonnes. Amakuru y'umugore wanjye ni meza. Quelle nouvelle de ton mari? Amakuru y'umugabo wawe. Les nouvelles de mon mari sont bonnes. Amakuru y'umugabo wanjye ni meza. Quelle nouvelle de tes enfants? Amakuru y'abana bawe. Les nouvelles de mes enfants sont bonnes. Amakuru y'abana banjye ni meza. Quelle nouvelle de ton ami? Amakuru y'inshuti yawe. Les nouvelles de mon ami sont bonnes. Amakuru y'inshuti yanjye ni meza. Quelle nouvelle de ton côté? Amakuru yo ku ruhande rwawe. Les nouvelles de mon côté sont bonnes. Amakuru yo ku ruhande rwanjye ni meza. Ça va mon cher? Biragenda nshuti yanjye. Reka dutangire ngiye kubereka filime nziza urumva mwe muzanshimire nyuma nimara kubaryohera ndaza no kubabwira nimero ku buryo rwose emotion zibafata mujye mukanda n'akanyenyeri urumva noneho iyi ni episode ya mbere tugiye gutangira filime yacu yiswe ngo iki Blood Sisters. Blood Sisters ni kuvuga nyine ngo n'abavandimwe imana mu maraso ariko abavandimwe ariko b'abakobwa mu kinyarwanda ntabwo wabona uko bivuga ntabwo bavuga ngo nabashiki uko sinzi bo n'abavandimwe n'abantu bavukana mu maraso cyangwa se Blood Sisters nanone ushobora gukoresha iryo jambo uvuga inshuti zidahemukirana. Reka dutangire sasa filime yacu. Iyi ni episode ya mbere Blood Sisters. Byagenze bite? Hakuna dutangiranye babiri, kobwa babiri barimo barashyingura umuntu to. Mu ibanga rikomeye cyane. Ibonye abantu bashyingura umuntu kuriya. Urumva? Hasanduku ntaki. Episode ya mbere Blood Affair. Sasa Blood na Blood biratandukanye. Blood Affair, sasa Blood Affair zimo kuvuga ngo ubwo iyo na affaire nyine mbi cyane zimwe mbi cyane sinzi ubwo nabivugane. Z'ubugome ibintu nk'ibi. Aha. Reka dutangire filime yacu bakwereka. Hakuna nkuko nababwiye dutangiranye abacukuru. Blood Sisters, Blood Affair na affaire mbi. Hakuna barakwereka mu mujyi imirimo nibisanzwe abantu barakora abateka ku mihanda birahantuza barya abandi bahaha abasohokanye ni mu masaha ya nimugoroba witegereze witonze filime nuko itangiye uraje usobanukirwa ngenda hari nyakuno mu modoka nziza cyane ariko muri quartier nanone ubona yamukubite mfite akamodoka hari waturutse hako aburokora imodoka afite kontaki aburokora imodoka uri gutufunga imodoka yanjye waje igenya kuri ni umugabo ntaseka arongera bikagafunguzo ke akira igipfunyika yakira agapfunyika ayo ngaya niyo nzongera nkagwandi nkayo nurangiza akazi urashaka kuzabikorera mu bukwe You know, so you don't invent. Nakubariza ko umusazi. Wewe nkorera akazi wigira ngo umusazi. Bikorere mu bukwe. Umugabo amafaranga n'ubwira ngo tuzagwanda umugabo ntaseka do. Umusaya do. Ahekanye iryenyo kagira kakamenyetso ka Adidas mujya mukabona. Aragafite kuyita Pharmaceutical company in this country that has the Hari pharmaceutical company yonyine iyi company nyine za pharmacy cyazi zicuruza imiti cyazi ikora. Atari company nka yakora ibyo bintu mushaka. size. Ifite size nini iragutse iyo company. Igira kukubije ishaka. Ifite n'ubumenyi bwo kubikora. Succeed with such an undertaking. Kugira ngo ibe yagira kuri icyo kintu mwe mushaka kugeraho. Iyo ni company yonyine. Iyo company rero Ademola Pharmaceuticals. Ademola Pharmaceuticals niyo yonyine. Forward to your decision over the next few days. Rero mundize ko muzafata umwanzuro mu minsi mike itambutse mukaza mukaduha igisubizo. To answer them. Ntaza kuzaba twishimye rwose n'ikipe yanjye kugira ngo tubasubize. Rero niba munyemereye. I really don't want to be late for my wedding. Ntabwo nshaka gukererwa mu bukwe bwanjye mugabo afite ubukwe. Yarabanje kunyura mu kazi mu gitondo. Mukanya ahita yinyabya he mu bukwe. Umugabo kumbe dore umugabo afite amafaranga ahita yikoza no mukaguruka. Oya nabwo ambutiyaje ramubangamira cyane. Si uko abuze imodoka ahita yikoza mukaguruka cawo. Dore umujyi. Kemi. It's the same as yours. Kakaro ni keza nkakawe. Especially for you. Cyane niwe nagakoreye. It's so beautiful. Ni keza. Thank you. Urakoze. Nabandi bakobwa biri hangaha. You for standing by me all this year. Ahubwo warakoze kumpagararaho iyi myaka yose. Ariko twarafatanyaga. No be you. Half of the things why I don't accomplish what is left. Iyo abatari wowe nta kintu nari kuba naragezeho muri ubu buzima. Happy. Just not go abandon me because you don't marry. Nubwo ugiye kurongorwa ariko ntuzantererane. Ubushuti bwacu ntabwo buzaburangiye. But so sure. So you fine. Urakeye kabisa. Uri ukuntu usa neza. Urakeye. Cyari umukobwa nagajya baseriye pe. Hari babiri baganira kandi ugiye gushaka ntuzanyibagirwe. Barababaranye barabanye. Abakobwa twatangiranye bagira gute bataba umurambo. Abibonye. Tugaruka ku rundi ruhande. Wamaze gutanga amafaranga ngo bakore akazi. Urasunda nk'umwami.
kandi ugiye kuba umwamikazi wawe. Hakuno hari umukobwa avuga ngo ubukwe buregereje, hari undi mugabo avuga ngo mumbabarire nakerererwa ubukwe, hari n'undi mugabo nanone atanga amafaranga akavuga ngo tubikorere mu bukwe, ati mu bukwe. Ibi ni ubusazi. Ibi ni iki? Ni Kenny. Kenny kumpamagara ntabwo ikurikira. Tukomeze kumpamagara n'inshuro 12. Nagerageje umuboroke namuburutse kuri guhamagaza izindi nimero. Sheri. Kombe dore wa mugabo ugiye kurongora n'umukobwa ugiye kurongora ubwo ni mu byumva. Aha. Iyi none se inama byagenze gute? Inama ni sawa. Kemi. Kora. Mugabo yitwa Kora. I tried the other one. Ndetse nakubwiye kanzwe ntishaka. Oya iyi ngiyi niyo numvise nziza. I don't think so. Oya nyina atari nziza. Come on, Kora. Kora. Perfect. Ikanzu ni nziza. Ntabwo nyishaka. Okay, umukwe yahageze. Byibura mu bibazo ngamagarira 27 bigiye ku ruhande. You know that's why I chose the best man for my guest. Uzima mbere nahise mu pare. Best man nyine muri gukora hafi mu bukwe bwose. Niyo mpamvu ari we nahisemo. Ubukwe yakuna. I have to borrow the best woman to go. Namuranyemerera rero Marine mwe mu muntu ishoga cyatuvugana sibyo? Mwe muganira. Ciao. Uko muregereje? Genda uhindura icyo gikanzu. Kogera kuvuga ngo nabona ari nziza ariko mugenda uhindura urwo kanzu. Bivuze ngo n'umugabo. Ako kanya dore wundi wari amafaranga ngo aze mu bukwe. Muraho. Njanga gushaka icyugo. Uje mu bukwe. Hoteli yose ibaza abagabo bafite amafaranga. Umugabo ugendera mu ndege. Yafashe hoteli yose ngo ibere mu bukwe. Ntabwo ngenje mu bukwe. Urugero rwa business ndi mu kazi. Umugabo ntaseka. Bamwishyuriye iki? Yavuze atari ko ni ngombwa mikorere mu bukwe ngo yi. Numara gukora akazi urahabwa ndi. Yaje guhindura ikanzu. Nyamara mugeni ntago ayikunze. Maka. Bega ahantu heza. Abandi babiri bazaga. Nice. Ni heza. Ni heza gutyo gusa. Hano harakabije. It's very fine. Nati hoteli ni nziza cyane murakoze. Good afternoon. Are you here for Murakoze. Ese mwatashye ubukwe namwe? ceremony? Ubukwe ni ubwacu. Turi ababyeyi b'umugeni. Cyane rwose. Uriya mukobwa bagiye kurongora n'umukobwa wanjye. Madamu na madamu ndumva ngo ni mense na madamu tu. Bari tu. Igbo tradition. Umuco wacu wundi wa Kinyarwanda. Baza gusabira mu rugo rw'umugeni. Ariko se bite byabo. How would you have been able to afford this place? Ubundi hoteli ngiye kuzayirara muri cyane. Bivuze ngo abamugeni bashaka kuba badafite amafaranga menshi. Oui, oyarata. Wari ubuzima iyi hoteli bari kuzayikandagira mu mugabo ariko umuco bagomba kuza gusabira iwacu. Thank you, my dear. Barabahaye icyumba kinini cyiza rwose. Icyumba kinini tugira urakoze cyane. Mama. Let's come show you his outfit. FJ yagira ngo azakwereka imyenda yambaye. Cecuru wakuno. The bottom button is undone. Banga ibiteso bifunze nabi. He is. Aha. And of the hour. Umugabo w'isaha arahageze. Umugabo ugiye kurongora. Did you catapult us into a prosperity? None ugiye kuturasa kuri tugeze mu hazaza heza cyane rwose. Akazi nagakoze neza. Nta bandi bantu duhanganye ndabizi kara akazi barakaduha. Byiza cyane mwana wanjye kumbira mama w'umukwe. Hey, FJ my man. FJ musore. Looking sharp. Abona kabisa ukeye uracyanye. Hakuno ko bitegura ubukwe waje dutangira kuvanayo udukoresho. Kaza agashoka. Isi imbunda. Kanze nkora kaza tangira gukira silensa imituma. Sasuita sakuza cyane. Change your dress. Uhinduye yakanzu. That was a bit tight. Ayira yamfataga cyane. Sara. Utangira kuri mujinga rukuke. Umva. Sara. Ndakavugana Sara umva mumureke turaziranye. Waje. Sara. Ntabwo ngombwa kubikora. Ndagukunda. I'm telling you that your mind's getting. Rwose ndagukunda. Ntabwo wajya kubana n'uriya niri yangegera nuko ngifite amafaranga ndagukunda. Musore arebye. Kenny yumva banzu ndebe. Ugiye ntuze kuguhamagara. Ugiye. Bira ni iki? Mukinagiye kugenda muco bibice. Oya guma hano. Uraza karaga susugura ze mu bukwe bwanjye. Guma hano. Junda nikutaza. Urabizi ko ngukunda. Waretse hano wanjye gira. Toka. Sara rwose wibikora. Have. Yewe Sara. Akuru uyu mugabo muramuzi cyane. Ajya n'ibitaramusi Nowa. Tubasara ugiye gukora ikosa barareba nyamucira gasiri nkiri yangegera igera hiti. Mugabo ushayira ubika umunsi w'ubukwe. Nikuta umuntu w'umuhexe asa. Arababaye. Ciao. Ugeni nawe. Tambutse nyirabukwe. Do not embarrass me this day. Ntusebye kuri uyu munsi. You hear me, my girl? Uranyumva muko? Yego mami. I promise I won't. Ndagusezeranya ntabwo nibuze kuguseba. Nyirabukwe byaramubabaje cyane kugira ngo azaseke. Isi yaramubihiye. Urumva? Mugabo ushayira arababaye. Ni gute? Ntabwo umuntu yarungura ntabwo umuntu yakora ubukwe mu mahoro. What was he doing here? Yakoraga iki hano? I said, what was he doing? Kora. Nakubaje yakoraga iki hano? Simbizi. Ndarahira nabunyoza ntabwo mbizi. Arabanza kuramo isaha ayishyira ku ruhande. In contact with him. Mwari musanzwe muvugana. Sibyo? No. Akuramo niko utashyira ku ruhande. Uyu ntabwo twavuganaga. Mukandi mugeni yavuga ati komeza amagara na broken nimero gahindura indi. Yaguhamagaraga ariko. Yaguhamagaraga ntubimbwire, sibyo? Niko. Sara. Don't lie to me. Ntumbeshye. Are you lying to me? Urimo urambeshya? Yahamagaye inshuro nyinshi. Ubanza muri akantu ko mu nda kikabushana ikigombe. Uretse urebe. Urangwa kandi ngo ugiye gushaka. Banje muri akantu ko mu bifu umukobwa hira umwuka. Urebe? Hira umwuka. Umugabo nta mikino. Hano ubwo ngo numugenisha. Umuntu utangira kugukubita. Urumva utari wanarugeramo. Ubwo none urugera muzamenye kubwo ari imihini. Kubwo heza umwuka mukubise ngo mimundano habi. Kikiri ni gute vugana n'umuntu. Ndabira birarangira. Ubukwe abantu bafashe hoteli yose. Nuko wagenda ugashimuta Marriott. Za Radisson ukavuga uterana wari buze kubera ubukwe bw'umukire. Bakiraho. Ise umukobwa. Umukobwa twabyumvise nabakene. Thank the Demola. Wagira ngo dushimire umuryango wa Demora, w'abademora. Kola. Cyane cyane Kora. His mother for hosting this. No na nyina udwake. You know, it is very, very fancy. Ntabwo rwose iyi hoteli yenze gutya. I think it is right. Basa ni sawa, ni sawa. Only fitting that at this point. Ikintu mbona gikora rwose kuri uyu mwanya. Oladayo Ademola. Kwibuka umugabo ukomeye cyane. Oladayo Ademola. Father to Ise wa Kora na Femi na
Timmy. And to Timeyin yeah. bana Timeyin You don't know how proud he would have been. rwose ubu yari kuba anezerwa cyane afite ishema yabona umwana we agiye gusezera funga usingi gafunze umuntu sasa iwabo umusore nabakira cyane ku buryo no mugabo iyo vuga bumva no kubatereza numva se mamukunda vuga mwabwira ngigere gafunga umuntu But no, cara hasi cara my life I have always played the lottery. Every week the same number. Every week the same number. Then if you ask me, how much have I won? I will say absolutely nothing. cyangwa nkurikije rwose urwego n'umwe bambaje n'icyo nta kintu navuga murandenze cyane umugore wanjye nawe n'umwaso sasa umugabo aravuga ibidahwitse ari kwisanzura cyane mu bakire kandi ntibabikunda I am the ntababeshye luckiest man. ndumva ndi umugabo wambere umunyamahirwe muri Nigeria yose yego mashya ngahicara icara ari kwicara ubwo buvuga igicara hakuno hari utavuga First, I'd like to thank you, rero nabiragira ngo mbashimire nanjye Daddy Duru, mama for raising na papa Duru the most beautiful kuba mwarareze umukobwa mwiza cyane nigeze mbona kuva nabaho and for allowing me marry her. kuba mwananyemereye ngo tubane mukamumba kumba amaze kumuhondera mu cyumba abantu batareba A drawing of Sarah. hari n'igishushanyo nari namushushanyije rwose undebere niba bwiza bwe narashoboye kubufatisha ni keza And her voice. Mommy and Daddy Duru, gusa inshuti rimwe bireba papa na mama Duru rero iyi ni impano mbahaye urakoze cyane mugenzi wari maritegereza umugeni arabona atishimye ako kanya rundi waje Congratulations. felicitation wageze wari uzi ko nibuze ubukwe bwawe Everyone. mwese abari hano Daughter, uyu ni umukobwa wanjye who is studying all Timeyin ayiga hanze awibeshye abantu umuntu ko nari muri rehab yarari iwawa niviri iwawa bampaye uruhushya You all know I'm in rehab. mwese murabizi nari ndi iwawa kandi ni hano inaha mu Rwanda ntabwo mvuye mu Bwongereza We don't arabizi need to fuck to get a drink around here. ninde ukeneye gufata icyo kunywa hano kandi ubwo mvuye muri rehab Okay, people, relax. I'm 22. akava I'm barekeraho tempted to sleep. iminsi 22 irashize nta kintu nkoza mu kanwa cyo kunywa gisembuye ntumva amazigi hakuno kuri kamera zawe tegereze aruhari uyu mugabo twibonye afite udushoka kandi umuntu wamuhaye akazi ari hano muri abantu bari muri ubu umuvandimwe ni mukuru w'uyu nguyu ugiye kurungura to yamaje ngo ni ngombwa bikorere mu bukwe ati cyane come on, Mom. how I love this son of mine. kubona nkunda umwana wanjye rwose kumva afite n'undi mwana umeze nkaho afuha nyina ntabwo amwitaho It's too late to talk you out of it. ahari ni igihe cyarenze kuba twabiganiraho ariko You know, I have had Abasiama. urabizi abasiyama buri gihe cyose yarazaga ubu ngubu bari mu marira menshi kubera ko wamutaye ukabugiye gushaka undi uhiyahura arira Wonderful couple. ariko njye mbona mwembi muberanye hari undi mukobwa mama w'umukene sasa mama musura undi mukobwa yikundiraga uyu ntamushaka ese undi mugore bakucecetse ni inshuti ye magara yandi yamuhaye n'impano filime itangira episode nari ncecetse we n'umunaniro gusa wahaguruka mu ndamizi nabi ukurugabo rwa muntu ese ufite ikihe kibazo ntacyo nuko akamihindure gusa Sara How long have we known each other? njye nawe tuziranye kuva ryari tumaze igihe kingana kituziranye ku buryo wambiye ni ikihe kibazo yankubise uriya muginga arankubita kora yagukubise yongera gukubita So you promised me. Sara waransezeranyije The last time. urangira ngo n'ubwanyu Hit you again, so you will leave. urangira ngo yongera kugukubita uzahita umuta warabindahiriye ni Ken wabiteye Ken niwe waje mu bukwe bwanjye atuma bankubita What this animal? nyagukubise ndabyumva ntabwo wabana n'iyi nyamaswa hagarika ubukwe nona tugiye kubuvamo You saying I'm getting married tomorrow? What are you saying? none uragira ngo Who does this to you? umuntu ugukubita mutarana abana hagarika ubukwe wumve I mean, you want on the guy personal punching bag for the rest of your ubu life? buzima bwe bwose ugiye guhinduka igifukura mugabo azagirwa ahondagura ubu nibyo ushaka hakuno mama kandi kuva muri hoteli to afite umugabo umuri iruhande ntabwo ajya avuga Timeyin ndagira ngo mube hafi mucunge Me, without her going on one of her binges. ibi bikunsebya hano ni byinshi no kuba nshingiye mu muryango wa feke uriya mukobwa mushiki sasa umukobwa wanjye mucunge sinshaka ko nawe ansebye hakuno muri hoteli to umukobwa ngavuye iwawa bamuhaye uruhushya amaze gutaha ubukwe to yaje hari umusore hano hasi mu kuva yaraje gukora mu kabari to ari umuyisilamu hari bamubwiye ngo mucunge anko B yitwa B urakora cyanga Did mother send you to watch me? Usema mama yakubwiye mucungera Going to drink or take drugs or what? Aka ntabwo ndi bumwe amayoga ntabyo byabwenge This one man. icyo nshaka no kwiryamanira n'aka gasore kari hano bura abantu bo mu mafaranga hari igihe bagira bakarenga uzi ko ntabwo mbyumva nsobanurira mbyumve mama w'umugeni yaje nsobanurira mbyumve ntabwo mbyumva neza navuze ngo I don't think I can do this. ndakeka ibi ntabwo byavamo ntabwo nabishobora This thing. nyine ibyo bintu utashobora ni ibiki Get married. gushaka uno mugabo ukora ubu bukwe kubana nakorana ndabona ntabishobora mbwira kuri gukina mwana we arankubita uvuze ngo iki mama arankubita uriya mugabo mwana wanjye ndumva ntabwo byaba bikabije sibyo akose muvuga byari kugenda gute umu ex wawe yaje mu bukwe bakaza gateza ibibazo kasi urumva ukuntu ibyo bintu ari igisebo ku bantu n'umuryango w'abandi wose uri gusebya ntabwo ari amakosa yanjye ntabwo namuhamagaye ntabwo nari nzi kwaza sinari mbizi mama ndi kukubwira ko uriya mugabo ankubita okay sawa none urambwira ngo ushaka kubivamo ushaka kurekura ibintu byose ukabita inyuma kubera urukiri umwe umuntu agukubise Sara urukiri umwe nirwo bijya gutuma ureka ubukwe oya imana ibindinde toka satani katika jina la Yesu ibi ngibi n'abanzi banjye aya ni amarozi aya ni amarozi umukobwa wanjye bamuroza ubukwe ngo bupfe mwana wanjye waba uzi waba uzi kwitanga njye na so twakoze kugira ngo uyu munsi ube uri
ndeba Look at me. ndeba nyitegereza A few years ago, the way you used to look like this. mu myaka mike itambutse nasaga gutya Oh, ego. kubera amafaranga Money does. iki nicyo amafaranga kuba wa mwana we You think ese utekereza ko this business business ya so would have survived a day? yanamara umunsi umwe Support. havuyemo ubufasha n'umusaza n'umuryango wamuhaga urabona business ya so hari n'igihe yamara Not the only one involved. The only one to think about in this. ntabwo ari wowe wenyine ugomba kwitekerezaho ntabwo ari wowe wenyine bireba urumva hanagura ayo marira yawe Let your face glow. reka isura yawe irabagirane wishimye nk'umuntu ugiye kuba umugeni nk'umuntu ugiye gukora ubukwe mama ibyo ntabwo ugeze abyumva barikwereka dore imyiteguro hari abakiza mu bukwe ni abakire gusa abanyamakuru bamanutse abandi mujya mwumva kuri za YouTube do karabaye hari abundi ngo noneho ubu namenye ibyo akoze ariyahura imitwe y'inkuru nyine idasanzwe hari umurongo w'induru ziravuga akuno bajya bafata hoteli ihenze ubukwe ni ubukwe akora Abi uyu ni wa mukobwa nyine yamubwiraga turi mwana ko afite umuryango mwiza akaba gukunda nuko tugiye kwiteza iriya nini nawe urakeye Chai, let me kiss you once. mana yanjye basi reka ngusome bwa nyuma mu gihe ukiri singo ubukwe butaraba urebe do nuko kuragiye udasezeye no kumaninja Are you really going to do this? asikora kuko ngubu ibintu ugiye kubikora ahindukiye abo bahuje amaso hari abahuje amaso y'uko umugabo afite n'imbunda n'utundi dukoresho arongera arareba neza ikigabo irasura ko nibuka nyitumira mu bukwe bwanjye wabi ababaje pe oba ibi ngibi ntabwo ari byo nakabaye ndimo apana nona Call out with the Jonah. kora rwose wikora ubu bukwe This is not appropriate. ibi bintu ntabwo bikwiye turimo turaganira oya Excuse me. umwanya akanya nyirisido uyu mugabo bamuhaye ibiceri uyu nawe yamuboneye kure ubanza babikora abantu benshi bamugendaho ntabwo amushira amakengo ni gutuma umuntu ataho ubukwe yambaye ikote ryakwiriye na t-shirt yabanje yikoza hakuno arinjira do muri hoteli barateka akazi ni kenshi abakiriya cyangwa abashyitsi ni benshi ubukwe niho bwabereye aca mu gikoni ndarakurikira kandi dore twibuka umuntu wahaye nguye akazi uyu mukuru w'uyu mugeni w'uyu mukwe ugiye kurongora ujye unyumvira nawe imiryango ariyo baba bafite umuryango ukennye ariko mubanye neza iyo nayo n'indi mpano y'Imana mwuka byaramo nimujya mwumva ngo umwana w'umukire yiyahuye ntabwo ariko nshatse kuvuga ko gukira ari bibi oya rwose nshaka n'amafaranga pe ariko haba n'ibindi bijyana nabyo yarabanje arazamuka ageze hano nakuvumbuye shana nanjye ubwenge ndabufite cow yavana mu nzira ukapfa komande y'umukiriya barayimenya ibyabaye umugabo rero ndavana mu bintu by'ibishanete birimo biramubangamira yarabanje afungura sanseri ahita yurira esikariye yazamutse hejuru uyarayoba ahita yurira esikariye yajura muri sanseri uyu nguyu ahita azamuka nkwereke ikwica umugabo afite n'imbunda twabibonye ubundi arabanza arakwikira neza cyane sayirensa igisasu bitaze gusakuza cyane ageze hakuno ciye kumbe mwaje kwica nawe ntabwo yoroshye nubwo umugabo ari umukire aranyarutse nambara hasi aramurambika umukwe banza afata yitiza agashoka yitije baramunigisha kuko yaje kwica nawe ntabwo asanzwe mu matwi genereri sakuza ku gikuta afata imbunda ibi ni iki ninde wakohereje umuvandimwe wawe wakohereje kandi koko niwe bivuze ngo nawe urabizi ko batabanye neza nawe nyumvire umuvandimwe ashaka kwica undi mushiki wabo bamujyanye iwawa ni abakire kubera iki ubukwe ni ubukwe batumiye orchestre impara Atese wambere umukunzi yego cyangwa uya kariri maniko kavuga uyarebye abona ura musaro uramuzi abona umuntu yaryohereje guhita umuvandimwe wibaza nawe ura muginga abapolisi barimo barajyana wapi simuzi muri wa mwayo kazi simuzi Femi Did you hire the guy to kill me? ura muri wa mwayo kazi gwanyice ushaka kuvuga iki When this wedding is done, ubukwe niburangira I'm coming for you. ndakuziye reka mbanze ndongore nirongorere mu mahoro ubukwe bukirangira nawe nyumvira abavandimwe ndumira abavandimwe What's going on? ibyo bijya birashikura mushiki we ko mbona mutongana n'umuvandimwe ndagira ikintu kimbaho Look to our brother. uzahiga umuvandimwe wanjye habaye ikinyito umva ibyo singoma Whatever's happened, right? ikibuze kuba cyose ibyo byibagirwe sibyo Focus on your wedding. icya mbere banza amaso yahanga ubukwe bwawe niyo witegere bari bwo gushyira imbere ibindi bishyire ku ruhande ubukwe ni ubukwe bwaryoshye mama ariko yarabamaye urabona mama ntabwo akunda umwana we w'imfura n'umuryango we umwana we yikundira n'umwe He knows. yabimenye What? It was sent to him. He caught himself. umukinga rero yohereje ngo munangure bamufashe yanamwifatiye ubwe yatuvumbuye tu ariko muraho umuzgoroba mwiza kukanya barakwereka ruwaje Dr. Kola. Right now? Yes. The engagement's about to begin and the ladies on their way, huh? Hey, Sarah wants Dr. Kola. right now? Sara ashaka kuvugana na Kora The engagement's about to There'll be no kandi ni impeta bagiye kuyambikana nta by'impeta bigihari pakaje bakavugana now. none niba ashaka ko ubukwe bukomeza abanza avugane n'umugeni yaje none sasa yaje yinduye isura Everything okay? ako namahoro aravuze ngo kandi kirori ngo impeta benda kuyauya nta impeta yari batavugana yamuhamagaye ari serious banze umugeni yamaze gufata umwanzuro yaje hakuno mu cyumba bombi bari muri hoteli n'abandi bantu bose batume bafite ibyumba hoteli yuzuye kubera ubukwe bw'umuntu umwe urumva amafaranga umuntu aba yishyura waransezeranije
bwanyuma ibi bintu biba byo kunkubita wese unsezeranye. You said it would never happen. Urambwira ngo ntibizasubira. I was going to leave. Icyo gihe neraga kuguta nkigendera. You said it was never going to happen. Urambwira ariko ngo ntabwo bizasubira unsaba imbabazi. I made Okay. mistake. Nakoze ikosa. Ryo gukubita umuntu ati nibyo. I'm sorry if I... Nanjye koko nibyo nakoze ikosa. This Sara. whole thing is a mistake. Ibi bintu byose ni ikosa ndi gukora. Sara oya. Sara. I don't want to marry you. Urabizi singisha kubana nawe kora. Oya. No. Oya. Sinshaka kubana nawe. I don't do this. Ntabwo wabikora. Ntabwo wabikora nona. Kandi ni kubikora. What is here? Abantu bose baje. John. Birarangiye. Someone is going to need to tell them. Abantu bose twatumiye bageze hari umuntu ugomba kubibabwira rero ko byapfuye. He's not going to walk. Genda ubibabwire cyangwa ubireke. Ntabwo njye nabana n'umuntu umeze gutya. Sara, nyumva witonze. Ibi ntabwo wabikora. Uranyumva? Ntabwo wansebya. Ntabwo wasebya umuryango wanjye. Ntabwo waduteza abantu gutya. Sinshaka kubana nawe kora. Kuki? Simbana nawe ni ahandi. We, ntabwo bana nanjye. Uyu munsi ushaka kunsebya. Tangira kumuniga ikigabo tuni inyamaswa sibyo mbabwira. Cyagiye ku mukobwa kiraniga cyumuheza umwuka mutari nawe umuntu benda kubana. Kubera iki? Niga mugenzi waturutse inyuma kora. Yazanye hakuno rubaho. Mu bitu. Yari yishe umuntu. Inyamaswa. Okay, sawa. Zemwereke. Wa bitch we. Yitutse. Imbuni kwa kuruhande mugara afite na yambunda. Wibuke umwicanyi urumwa muteye yari afite imbunda. Ushi. Fucking bitch. Imbuni kwa kuruhande aragaruka. Reka ze bitch mwanga atari yakubita. Tari yakubita. Manuka hasi. Arate kumbe to yambunda. Mutatwe isarasande umukwe ku munsi w'ubukwe. Umwana wo mu bakire nyine amafaranga yaramurasha. Uretse rero imyaku. Ubu filime rero nibwigiye gutangira. Bwana ndabizi mwari mukiri muri bya bintu ngo za filime zo muri Afrika nizitwika ariko mwakunze ibintu by'iwanyu kuko. Kubera cyundi yarafite imbunda simbizi. Kutagenda n'imbunda ku munsi w'ubukwe. Kora. Kora. Ukora ku muntu use yabapfuye se. Aje bayindukije dora amaraso umugabo yese yuma. Ayaya. Ize gutya yumve. Wapi? Wapi? Ndumve ko nyine amaraso agitera. Wapi? Bakiraho kandi bumva ukomanga ku muryango ngaho. Turabigenza gute? Barakwerekana kindi abakobwa bakoze ni ugutekereza vuba vuba ibintu ntabwo bari babipanze. Mugenzi wabo ntabwo bagiye kwica inshuti ye ararasa. Aja. Yunguyu. Okay. Hey. Oh. Hey, Kemi. Kemi. I'm not sure you're aware, but there are like 200 people outside waiting to see. Hari abantu bagera muri 200 bategereje. Turaje. Heburetse. Is everything okay? Kuna amahoro ra? Of course, why not? Na amahoro. Haba haburikiza. Ntacyo ni nakabazo. Naka make up gakeya nyine kari kavuye tugiye gushyira amugera ngo bakoza neza. Mbese ko yabari hano? Baba yarari hano? Bariko sinzi. Yagiye amazi minota mike yagiye. Missed him on my way up. Okay, sawa. Ushobora kuba tunyuranye. Reka njye kumureba. Namwe mwitegure ariko mugire vuba dore. Abantu bari bategereje. Nicyagiye no mubituzi ni pani. I said you should be done as soon as possible. Urabizi? Mubwiye ko tugiye kwitegura vuba vuba. Kandi kora yapfuye. Nta muntu ari kubizi ko yapfuye. Ahubwo sare mbere na mbere fata tumujyane hakurya muri dushe. Tumujyane mu bwiherero. Icyumba arakiba gifite akadushe n'agatoilette mu byumve ni. Wakuri ngo yarahamagara. Umujyani ngako umukwe. Ugiye cyo kumamagara kirageze umukwe ntaza. Ko namahoro ra. Ese kumbuna. Abicho bakoze nakiri barabanje bakora amasuku. Uyaje kurebera mu matuwarete ariko si yabagiye. Telefone nagayifata. Umuntu ntabwo bamubona. Sara kingura umuryango ni mama tu. Sara fungura umuryango. Kemi, what is holding you? Kemi, akumwe abakobwa muri mubiki. Abantu barategereje kuki mutaza. Obimdo apuda Jolena Damleno. Buno namahoro arabonetse umukobwa wanjye urukundo namubonye. Ngize ngo watorotse shaka. Nachia. Uri mwiza nkuko Imana yakuremye pe. No. Makeup yawe itavaho nturire sibyo? Aha. It's even tonic, bro. Uyu munsi nawusengeye ku Mana pe. Kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Bana wanjye uneshema uje gushaka umugabo mwiza ufite amafaranga. Hanze abantu bose bateranye. Uzi umuntu bateraniye bategereje ninjye. Cyane ni wowe mwana wanjye ni wowe. Urasa neza pe. Kumbe mama nagaze ko muri iki cyumba harimo umurambo. Harimo umurambo w'umuntu wendaga kurongora. Akusisha. Karirimba hakuno. Umuntu uririmba mu makwe cyane ni ndera. Atumiye Christopher na Kingi James. Obuzi qui fait na chasse so, obuzi qui fait na chasse me. My baby, you know say you go love for me. Hey, I do go.
When I go, your name. abantu bo muri Nigeria baratwika ni amafaranga ariko shangira bukwe tu aba yarababaye cyane I don't know kumenya ko mwamwiciye umwana aha aracuto uramubona Go use you, babe. Carry me, go me, I go follow you, go. abantu bamubona byarababaje ko buriya gereka mbabwiye Okwamunagi. ubuzima Me and you. ni igihe umuntu ni igihe kiri hagati yo kuvuka no gupfa ewa nicyo uzabukoresha birakureba gusa umenye ko igihe kigera ugapfa My baby, you know, say you go love her. twikire ewa ku buryo umuntu agera mu ijoro marika bakajya kubaza stories zo kwisuza ufite ibintu byo kuvuga pana cyane wangu ngiye nta kintu nakoze ngo umugore yari yarambujije mama yari yarambujije inshuti zarabyanga oya twika aho twika ibintu nyine binyuze mu mucyo mwoka byara hakuno papa shabwara rwaza ari ngishyingirwa niko kubera bazi ko yishe umukwe That you have brought a man. You want to marry. bambwiye ngo wazanye ngo umusore urashaka gushaka sha ni imisango hey bambwiye ngo wabonye umugabo niko mu muco babigenza muri Nigeria wabaye ipo Give him to me. rero nzanira umugabo ushaka kurongora hey Okay. genda umunzanire ubwo nyine uruhande rwabo ku mukobwa ni hariya hakuno uruhande rwabo ku mugabo neza nyine bijya gusa ni ya migenzo yo gusaba niyo mpamvu se mubwiye ngo bambwiye ngo wazanye umuntu ni nkuko ni navuga ngo muragenzwa n'iki bibaraguza babaza ubusa ni umuco kera byabaga biseye ariko kugira ngo nyine twihutisha ibintu n'amafaranga ako kwagira ngo hari ikibazo ubundi umugabo ari mu gihe nageze imbere arongera aragaruka hano mwemugeza n'uwo musore bibaze kubwira abantu ngo wishe umwana w'abandi aragaruka Mvanjye sinzi umugabo wanjye ari buryo bari bamuhaye ngo ajyane umugabo amuhamwe arabimenya hey umugabo wanjye simubona nyagasani bibi kibi cyambere mu izina ry'Imana pare nawe avayo bahize umugabo namubuza sinzi aho ari bivuze iki I don't know. musimbizi yabuze nyine tu Tell people. urugendo bibwira abantu nyine I don't know, Aki. simbizi yakinwe Tell them something. ariko hari umuntu ugomba kugira icyo avuga none se sasa mama n'ubundi ntabwo yifuza gushyingira muri aba bakene babwira nyine ko yabuze bw'Imana inashimwe ubu bukwe bupfa cyatazi aha yaje hakuno yegura mikoro And gentlemen, abagore bagabo banyakubahwa akazi apologize for nagira ngo mbere na mbere mbisegureho interruption to the schedule. no kuri gahunda cyakivanze Are dealing with some unforeseen circumstances. twahuye n'ikibazo tutari twateganije ngaho none oya mwe mwijoyinga urumva mukore cyo bita kujoyinga hari ibyo kunywa ariko ibyo twabisize mu rugo We'll recommence proceedings as soon as we can, okay? ayo turababwira rwose ibintu bigikemuka mwe murya munanywe dore ibiryo birahariye abaye ibintu nako bisanzwe Something very wrong going on. nyamara hari ikibazo nta kibazo gihari I think at the very last moment, yajyaga kugera ku munota wa nyuma umwana wanjye yashyize ubwenge ku I gihe mean, you took a look at this whole circus. rebe ubundi kakavuyo kuza Pathetic family. umuryango w'abanyacyaro w'abantu b'ingegera They just couldn't do it. yagiye yabonye n'ubundi agiye kujya gushaka mu muryango w'abantu baciriritse abivamo I think that's it. I think ndakeka nagari cyo cyabaye what's happened. njye ndakeka aricyo cyabaye Exactly. He just took yari kuba yatubwiye aho yafashe umwanzuro abihubuka mu mwana wanjye azi ubwiye it cost me an arm and a leg. I'd rather take the hit now. njye nakwemera ngaseba nona With those aho kugira ngo peasants for the rest of my life. nzakomeze mbane n'aba baturage b'injiji ubuzima bwanjye bwose reka ubukwe bupfe nta ibi rwose nicyo cyiza What happened? Life. Sarah, Sarah I do not understand. ntabwo mbyumva What happened? habaye iki Daddy, I don't know. papa ntabyo nzi Hey, Scholar. kora ye I don't know. simbizi I want this marriage again. wisira gushaka ubukwe How many times do I have ariko nsubira bakanga ko ntabyo nzi to your father? we ntubwire so nabi I'm not ni ibiki byabaye honestly don't know. ntusubika n'ababeshye ntabyo nzi Would you fight it alone? none se biribuze kuba byose ubwo biraza kugira ingaruka ku nguzanyo ntabyo nzi inguzanyo nari narifatiye nzi ko nshatse mu bakire birava They got in 1 minute. Come on, Sarah. makanya nganira n'umukobwa wanjye Give that money. If my life depends on that money. umva amafaranga mwibuke nari amafaranga nyine amafaranga mu byo muganira byose sawa kamvugana n'umukobwa wanjye mugiye You had better tell me exactly what is going on. mwana wanjye webye wambwira ibijya mbere Anything to do with that nonsense you were talking about last night. nizere ko ibi bintu byo kubura k'uyu mugabo nta bihuriye na bya bintu by'ubugoryi wambwiraga iri joro mani ibindi Keep waking hearing me. abanzi banjye nibo banshaka bagiye kumbona Don't descend Oh, boss. cyangwa yaturutse arigendera yavuye From you. cyangwa imana guhunga umugabo nagashaka kukurongora sha aba bahise bafata inzira bahita basohoka muri hoteli imana ishimwe n'ubundi ubukwe bwapfuye ntabwo yamushakaga icyo atazi umwana we asize umurambo hano muri hoteli Be in touch in the morning. okay sawa munyamategeko wanjye muraza kuvugana mu gitondo munyamategeko yobwe abandi babyeyi ngo munyamategeko muraza kuvugana abivuyemo Daddy was trying to. It doesn't matter. It doesn't matter. Don't you know this? What you going to mva nishe umwana w'abandi uriya mugore niciye umwana ibintu biraza kuba bibi cyane He's going to do. He was trying to. It doesn't matter. It doesn't matter. Don't you know this? What you going to do? He will kill me. I'm serious. He's going to do. mwese turabigenza gute tugomba kubanza tukamuvana muri iki cyuma mbere na mbere uriya murambo gute nyine turabigenza gute iki ugize agatekerezo mbwira turakora iki barakwereka baje ahangaha barabanza bikoza mu gikoni bafata ibyuma uretse urebe bafata utwuma tugiye dutandukanye reka nzamwereke icyo tugiye gukora sasa barapakira baranje bafata hakuno n'ibishashi plastic bags bambara ibishashi none se ugiye gukora iki umva reka tubikore ibi turabishoboye tugomba kubikora nako wehumeka sibyo sawa hakuno dore umugabo yapfuye kare Have you come beside him? Why? It looks like he's dead. ndebera wagira ngo arimo arandeba You're not supposed to marry this man.
nagire wenda kubana nawe ariko twakundana bakasaba reka barinje bikora kabarinje bambaye bishashi ngiye guhera ku mutwe nasa urabona umugabo mubiri ungana gutya bawusohokana tujya kumucamo ibice sasa bagiye kumubagabaga ngiye guhera ku mutwe nkata umutwe sawa none nambere kamaze fata kantu ko kunywa baze wenda kabiwanije ndebe ko kakongera akanyabugabo nkabaga umuntu wumve arabanza yimena mu biwani jini byigwe banze rebe ko ntabwo bajya kubaga umuntu ufite inyota okay sawa biwani jini yica tuyoka two mu nda tuntu nku ava kuri telefone nuko bitugomba kubikora sibyo baga bro, I'm just trying to find out where the hell you are. banca kumenya aho uri wangu nizere ko ufite icyo bwitwaze kubera ibintu wakoze nuza gufata telefone uvugisha bagiye ku mutwe barabaga ntabwo washyira umuntu mwishashi ngo sohokane umurambo ngana kuriya nuko ukatamuduca undi hakurya do yajya araruka aravunjaraga waga umuntu dukeneye undi mupanga nisi utubigenza gute ntabwo twakata umubiri wose ntabwo byashoboka byarabaye barangije barabanza binyabya mu rwambariro bahindura imyenda bambara ya myenda y'abantu bakora housekeeping mu mahoteli babasasira abantu banyine namwe murabyumva bakora amasuku barangije umurambo bawusohokana bonyine nk'abantu bakora amasuku to cyangwa abantu babamisira abantu nyine mu mahoteli housekeeping nyine murabyumva bacaho umurambo imbunda n'ibindi bikoresho bakoresheje nabyo bagomba kubitwara do agatwe to wone umutwe w'umuntu wendaga kuba iki umugabo mu kanya gato unukwirwa no vuba vuba unukwirwa no vuba vuba bacaho tambuka hakora umusekirite za yinyonga neko sha unafsiri wash by this time ese nicyo gihe kumese na guess nyine turi kumesa ariko urabona ubukwe n'ubukwe abashyitsi babaye benshi ariko wangu ubukwe mwabonye I think see this ogadi uriya mugabo ngo natemora gusa ko yihishakaga kurongora ibyo ntabwo tuba yamuye muretse uriya mugabo ntabwo yashaka kurongora yahunze wabonye ko mugore we yashaka kurongora no go allow man uriya niba abagore bashaka gukontorora abagabo niyo mpamvu yabivuyemo n'amakosa y'uriya mugore nabibonye zira nuko inkuru ziguhwiswa uyu muntu ntazi icyo ntazi yabiva niyo bijya ni umunwa gusa ikomereza tambuka bageze hakuno kameramani wa Emile Neto tashye ubukwe abanyamakuru babitaye ubukwe fata karuko gucye mu modoka yabona abantu barimo baragira ase abantu bari gupakira ikimodoka atangira kurya ifoto iri foto ari mu bikira abantu bari mu biki nasa imyanda yote bayipakira mu modoka oya abantu bari mu biki barapakira baragaruka bafata n'ibikoresho bitiyo abantu ra ibitiyo nabyo babishyira mu modoka abantu bari mu biki barababonye modoka icaho yakijije imodoka ira imodoka iranga ikimodoka kiranamaje imodoka iramutamaza aragiye kubakurikira ibintu abantu bari mu biki bikora amafoto yafashe ubirebe witonze filime ubwo nibwo gitangira iyi ngiyi episode ya mbere kuri Blood Sisters bafashe inzira barumva hakurya polisi munangare twakurikira bakitsimba umunyabyaha kumbe ni marambiranse sinzi umunyabyaha bari yicaye kabungu byarangirira he wakwica umuntu ugacaho muri hoteli ntabwo wabura za kamera nyinshi ntabwo byavamo barakwereka icyo bakoze abakobwa baje aha baragenda bitarura bagera mu nkengero z'umujyi mu nzara z'umujyi hamwe badatuwe cyane hirya bazana imodoka amasaha ya nijoro byabitiyo bazanye bari byana n'ubutaka bworoshye kavura gaheruka kugwa batangira gucukura umwobo bamaze gucukura sinzi niba bibwira ko ibi bintu byazayobekana bamaze gucukura umwobo bazana iki umurambo bukabanje guca umutwe ngo babone gukata umubiri wose biri buze kubagora biga indi mitwe bazanye umurambo cukura abana cukura asunikiramo umurambo mu mwobo si n'umwobo munini pe agaruka kwirwa barushya bimwe byo kuvanga metero ebyiri oya bapfa gusibanganya ibimenyetso n'agatwe bajugunyamo n'ibikoresho bakoresheje imbunda byose bajugunyamo barenzaho uruntu rw'ururingiti nimba ari urutapi sinzi barangije nicyo gihe kugira ngo basibanganye barenzaho agataka hari igihe imyaka ivuka reberwa impamvu abo bana ntabwo baramutse bafite gahunda yo kwica umuntu rikata ariko bamwishe byarera he
wakwica umuntu ugaheza. Aha, reka turebe. Iyo ngiyo yari episode ya mbere, dukomeza na episode ya kabiri yari Savimbi. Abantu mushaka kwamamaza narababwiye mu mamagara 0788 93 47 301. Iyi nimero abantu bashaka kwamamaza gusa. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue. Bakundwa bene data, ndabasuhuje. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Murakaza neza kuri YouTube channel yacu. Aujourd'hui, on va étudier ensemble comment se saluer. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe uko basuhuzanya nk'iyi video. Comment se saluer? Uko basuhuzanya. Se saluer, gusuhuzanya. Les salutations, indamukanyo cyangwa se intasho. Reka dutangire. Bonjour, mwaramutse. Comment vas-tu? Umeze ute? Je vais bien. Meze neza. Tu vas bien comme il faut? Umeze neza nk'uko bigomba? Oui, je vais bien comme il faut. Yego, meze neza nk'uko bigomba. Avez-vous passé une bonne nuit? Mwagize ijoro ryiza? Oui, j'ai passé une très bonne nuit. Yego, nagize ijoro ryiza cyane. Comment va ta mère? Ma mère va très bien. Mama wawe ameze ate? Mama ameze neza cyane. Comment va ta mère? Ma maman va très bien. Mama wanjye ameze neza cyane. Comment va ton frère? Musaza wawe ameze ute? Lui aussi il va très bien. Nawe ameze neza. Et vous aussi, comment allez-vous? Naho mwe mumeze gute? Nous allons très bien, pas de soucis. Tumeze neza, nta kibazo. Comment va-t-il? Ameze ute? Il va très bien. Ameze neza cyane. Comment va-t-elle? Ameze ute w'umukobwa? Elle va très bien. Ameze neza cyane. Comment va-t-il? Bameze ute? Elles vont très bien. Bameze neza cyane. Comment va-t-elle? Bameze ute b'igitsina gore? Elles vont très bien. Bameze neza cyane. Comment va ta famille? Umuryango wawe umeze ute? Ma famille va très bien. Umuryango wanjye umeze neza cyane. Quelle nouvelle? Makuru ki? Les nouvelles sont bonnes. Amakuru ni meza. Quelle nouvelle de ta maman? Amakuru ya mama wawe. Les nouvelles de ma mère sont bonnes. Amakuru ya mama wanjye ni meza. Quelle nouvelle de ta famille? Amakuru y'umuryango wawe. Les nouvelles de ma famille sont bonnes. Amakuru y'umuryango wanjye ni meza. Quelle nouvelle de ta femme? Amakuru y'umugore wawe. Les nouvelles de ma femme sont bonnes. Amakuru y'umugore wanjye ni meza. Quelle nouvelle de ton mari? Amakuru y'umugabo wawe. Les nouvelles de mon mari sont bonnes. Amakuru y'umugabo wanjye ni meza. Quelle nouvelle de tes enfants? Amakuru y'abana bawe.